Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, liziba bomo ilibela. Munambeho TV, ensolo y'obulamu. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane bw'Roho Mutagatifu bihorane na hamwe. Ababyeyi b'abana n'abana tugaragiye uyu munsi, twongeye kubifuriza umunsi mukuru mwiza, tunifuriza abari gukora graduation uyu munsi bari abakuze, mu ntiza amashyi n'impundu rero tubashimire. Murabona ko ubu ni uburo bukeya rwose, byanga byakunda bagomba no gutanga ibiryoshye. Ntabwo ari ubwinshi bwabo, ntabwo ari imyaka yabo, murabona uko bameze, nibo bwiza bwabo. Ni nayo mpamvu mbere ya byose, igihe cyose bafite umunsi mukuru, tuba twifuza ko uwo munsi mukuru ubanzirizwa no gushimira Imana, hanyuma ibindi byose bikagenda bikurikiraho. Uyu munsi rero turi kwizihiza umunsi mukuru wa Saint Bonaventure. Ni umunsi mukuru ukomeye cyane wahuriranye n'ibirori bya graduation y'abana. Ngira ngo ababyeyi mwese mwaje kwifatanya n'abana. Igitabo cy'Ukarisiti uyu munsi kibi cyo gushimira Imana. Abana bize igihe kirekire, biga no mu bihe bigoranye. Uyu munsi rero ni umunsi ukomeye cyane wo gushimira Imana. Turashimira Imana cyane kubera ko bagize abarimu babahora hafi mu buryo bwihariye. Turashimira n'ababyeyi babo bakomeje kwihanganira ishuri, bakohereza abana mu buryo bwiza. Gusoza umwaka rero dushimira Imana ni ukwibagirwa ko ibyiza byose turonka bituruka ku Mana. By'umwihariko nanone ni disipline igomba guhoraho muri iki kigo. Uko tugenda twifuza gutera imbere, ntabwo dushobora gutera imbere tutari kumwe n'Imana. Ntabwo dushobora kubona ibitunga abana twibagirwa Imana. Niyo mpamvu muri igitabo cy'Ukarisiti ngira ngo iri sengesho ry'uyu munsi ribe iryo gusabira ababyeyi, dusabira n'aba bana bacu, kugira ngo ubwenge tubaha bujyane n'umutima. Umwana mwiza ufite umutima mwiza akagira n'ubwenge, isi yacu ishobora kuba nziza. Imbere y'uko dutura igitambo cy'Ukarisiti rero, nibyo twicishe bugufi, dusaba Imana imbabazi, maze ibirori byacu by'uyu munsi birushaho kwishimisha. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose ko nacumuye rwose, ibyo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, no mu byo nirengagije gutunganya, kuko naracumuye rwose. Icyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu ngikira iteka, n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, ngo musabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, dukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka.
dusabe. Nyagasani Mana yacu, wowe reka abayoboke urumuri rw'ukuri kwawe kugira ngo bashobore kugaruka mu nzira nziza, abiyemeza bose ko ari abakristu ubahe kwamagana ibinyuranye n'iryo zina, maze bakugarukire kandi bakugaragaze mu bikorwa byabo. Kubwa Yesu Kristu umwana w'umwami wacu, Imana mubana ugatekana n'ubwari mutagatifu, kuko ibihe bihora bisimburana iteka. Mwakwicarira. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Muri iyo minsi Hezekiya afatwa n'indwara ya simusiga. Umuhanuzi Izayi mwene Amosi aza kumureba, maze aramubwira ati, Uhoraho aravuze ngo, raga abo mu rugo rwawe, kuko ugiye gupfa utazakira. Hezekiya yerekeza amaso ku rukuta, asaba Uhoraho agira ati, ndagusabye Uhoraho, ibuka ko nagenze imbere yawe n'umurava mwinshi kandi n'umutima utunganye, ngakora ibigushimishije. Nuko Hezekiya asuka amarira menshi cyane. Nuko Uhoraho abwira Izayi muri aya magambo, genda ubwire Hezekiya uti, Uhoraho Imana ya sokuruza Dawudi avuze ngo, numvise amasengesho yawe, mbona n'amarira yawe, none ngiye kugukiza, ndetse mu minsi 3 uzashobora kuzamuka ujye mu ngoro y'Uhoraho. Mwongereho imyaka 15 ku gihe wari kuzabaho, kandi nzagukiza wowe n'uyu murwa, mbagobotore mu nzara z'umwami w'Abanyashuru, nzarinde uyu murwa. Dore ikimenyetso kizakwereka ko Uhoraho azuzuza ijambo yavuze. Igicucu kimanukira ku madarajya y'inzu yo hejuru ya Akazi, ngiye kugisubiza inyuma ho intambwe 10. Nuko izuba risubireyo, maze cya gicucu gisubira inyuma ho za ntambwe 10. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Icyo gihe ku munsi w'isabato, Yesu anyura mu mirima yeze, abigishwa be bakaba bashonje. Bamamfuza ingano barazirya. Abafarisayo babibonye baramubwira bati, dore abigishwa bawe barakora ibyabujijwe ku isabato. Ariko we arababwira ati, mwasomye uko Dawudi yabigenjeje igihe yari ashonje, we n'abo bari bari kumwe, uko yinjiye mu ngoro y'Imana, nuko barya imigati y'umuriko batashoboraga kurya, kuko yari igenewe abaherezabitambo bonyine. Cyangwa se mwasomye amategeko uko abaherezabitambo bakorera mu ngoro y'Imana ku munsi w'isabato,
bahora bica ikiruhuko n'ibindi. Nyamara rero ndabibabwiye, hano hari igitambutse iyo ngoro. Iyo musobanukirwa n'iri jambo ngo icyo nshaka ni impuhwe si igitambo, muba mwarahamije icyaha abaziranenge, kuko umwana w'umuntu ni umugenga w'isabato. Iyo ivanjiri ntagatifu Kristo akuzwe. Kristo akuzwe. Abana Kristo akuzwe. Reka mbaze hano. Graduation bivuze iki? Graduation. Oya, ni umuntu. Graduation bivuze iki? Bivuge cyane. Kurangiza amashuri. Bonbon chocolat. Iyo twakoze graduation, abana baba barangije amashuri, baba babonye diplome, baba babonye ibyo bakoreye igihe kirekire. Hanyuma kubashyigikira rero tukaza kubashimira. Uraza kubibona imyenda yabo bari bwambare hayitandukaniye niyo twambara dushoje kaminuza. Harimo ababyeyi batarayambara na rimwe, nababeshye, harimo ababyeyi batarayambara na rimwe. Mwarimu watwigishaga aratubwiraga ngo niba ushaka kuba umuntu ukomeye hano ku isi, uzambare nk'umuganga, hanyuma wambare ya myenda toshe nk'iri bari bwambare, hanyuma wambare nk'umupadiri. Ngo biba bihagije. Ibyo bintu si byo. Abana bacu rero bo babitangira bakiri batoya. Urumva ko kwambara rero nka muganga ni ibintu byoroshye, kwambara nka padiri kuri bo ni ibintu byoroshye. Abana uko bangana bose, ibyo bintu mbabwiye uko ari bitatu, bashobora no kuzabirenza. Ariko ntabwo bagera tutabatoje gukunda Imana bakiri batoya. Ababyeyi mwese mwazanye abana muri iki kigo, ndagira ngo iyi ndangagaciro yo gukundisha abana Imana bakiri batoya muyishyire mu nshingano zanyu no mu rugo. Waba umwisilamu, waba umuporoso, waba umugatolika, umwana wese uje hano, niyo muba mudasenga, bivugaga kuri abana batatwumva, ababyeyi niyo muba mudasenga, mujye mwohereza abana banyu hano babwire ngo aho mugiye murasenga, ntugerayo gusenge, ntabwo dusenge. Sibyo ngo ababyeyi nanjye abana ntabwo babyumvise bano bakuru. Kuko ibanga ryo muri iki gihe tugezemo, umubyeyi ureba kure, tumaze gusanga ko isi yacu iraduha byinshi byo gutyaza umutwe, ikatwima ibityaza ku mutima. Ababyeyi muri kubyumva? Isi yacu iri kuduha byinshi bituma umuntu atera imbere, ariko ikaduha byinshi bituma umuntu ata ubumuntu n'indangagaciro z'ubumuntu. Ni nayo mpamvu ababyeyi bose mwohereza aba bamarayika hano, mujye mwihangana. Ikintu cya mbere ngira ngo mbisabire, tubanze tubatoze kugira umutima mwiza, ubwenge
bazabona n'ikimenyimenyi graduation bakora nta mwana urwaye bose baba babaye abantu atari kubera ko babuze aho bashyira amanota oya muze kugerageza mubaze kuri mwana nivu iri hejuru nta mwana wanjye umubaho ariko ikibazo kiba gisigaye ni ukutaha umutima w'umwana agakura ari umwana ushimisha ababyeyi ushimisha Imana. Nicyo kintu gikomeye cyane ngira ngo nisabire ababyeyi muri hano muzadufashe tujyana bibabwiye nzi neza ko bikomeye ntabwo mwumva ukuntu bitangaje umwana iyo aje hano agahita aduha n'ishusho y'ababyeyi abari inyuma muri kubara murebe umwana iyo aje hano mwaza nko mu gatondo nkareba umwana akinjira hariya bitaniha n'ishusho yo mu rugo hakuze iyo umwana ari mwiza ari smart bihita bimbwira n'ahantu aturutse hano iyo umwana aje ameze ukundi kuntu bihita bimbwira n'umuntu duherutse kujya kuri les hirondelles birukana umwana ufite imyaka 9 aho kugira ngo nagenda azana ababyeyi bakigera imbere ya directrice akana kabana mbega ngo directrice mbega papa na mama ni babana tubase akana twagahoye n'amahane kagira ku ishuri arauka yakura arauka byiki ubwo umwana byose yarabivuze nta n'ikindi twari kumubaza ubwo tubaza ababyeyi kubera ko umwana wanjye afite amahane umwana arangije kuvuga mu ijwi riranguruye ngo papa aryama mu cyumba cye ngo na mama akaryama mu cyumba cye ubwo twahise tubacisha n'ijisho bihita binarangira aho ngaho umwana mwiza abo wa mbere ku ishuri afite utunota twiza ariko akagira amahane y'ikirenga ku buryo ubona atameze nk'umwana ariko duhamagaye ababyeyi bitatwumva umwana yapfuye kera ni ukuvuga ngo ibyo akora ku ishuri nibyo areba kuri papa na mama bagize divorce yashize imyaka 3 ariko babana mu nzu mu byumba bitandukanye umwana akabibona buri munsi no kuntu baganira no kuntu bavugana ibi bivugiye iki rwose mwa ababyeyi muri hano mwabashe kuzira ku gihe ndagira ngo mudufashe abana bacu tubafashe kuba beza ku mutima ubwenge bazabugira 100% ubwenge bwinshi bazafasha n'igihe cyose wakiriye umwana wawe mu rugo ntukavunwe cyane na minerval uvuga ati uyu mwana ngiye kurera uyu mwana wanjye azakura gute uhere ku mutima mu gihe cyose mwohereza abana muhere ku mutima hanyuma ubwenge muze kubaza mwarimu umwana wanjye atatsinze ariko nubaza umwarimu ngo kuki umwana wanjye arwana icyo gisubizo ntawe azakibona ndabibutsa ko umubyeyi wareze umwana neza gikristo nta kimana yamwiba ukubyuba mu babyeyi umubyeyi wifuza ko umwana wiwe aba mwiza ku mutima nta kimana yamwiba iyo bireba uzayibona kandi uzayibona itaha ku mutima mwiza uzatoza umwana wawe gusenga iminerval izaboneka kuri umwana azaza aje hano azi kondisiyo ya famiye aturukamo yige neza bitewe n'uburere yahawe ariko nawe afite uburere bubi naho ukaminerval kazashya aza guha mbere ku ishuri ariko tuzamurera hano kwa kaboko niyo etape tugeze tugumye cyane kandi ndabibabwira ngo bibamo buri munsi ku bana beza twareze
ari ugasanga mu rugo bavukiyemo ababyeyi ntabwo bitaye ku mwana mu buryo bwuzuye. Dusabe Nyagasani rero muri iki gitambo cy'Ukarisiya kugira ngo ibyishimo abana bafite tubigiremo uruhare mu mutwe no ku mutima. Abana bakuze neza igihugu kikungukiramo, ababyeyi bakungukiramo, isi ikakungukiramo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Umusaba kugira ngo igitambo cyanjye nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose kuzo sangira akamaro kitagira kigeretse n'agatifu. Nyagasani Mana yacu, kuri uyu munsi twizihizaho Mutagatifu Bonaventure, tunashimira Imana uburyo yabanye natwe muri uyu mwaka, kugukira amaturo ya kiliziya yawe igutakambira, maze abayoboke bawe bagiye kuyahabwa ubahe ingabire ibafasha kujya mbere mu butungane bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Imitima yanyu n'ibugukire by'ijuru dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahoraho iteka. Tuzi ko utuganisha mu ikuzo ryawe ritagira urugero, bityo ugatabara abantu bakomwe n'urupfu ubigirishije kamere Imana yawe, ndetse waduteganyirije intsinzi y'urwo rupfu. Uhabura abahabye, ubakura iyo baguye, maze urabakiza kubwa Kristo umwami wacu, ari we abamarayika bakesha kuramya ubutitsa, bagahora basabagizwa n'ibyishimo imbere yawe. Turakwinjiza rero wemere ko amajwi yacu afatanya n'ayabo, maze turirimbe igisingizo cy'ikuzo ryawe tuvuga ubudahwema tuti: Nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero umubyeyi wacu, turagusaba usakaze kuri aya maturo, maze yatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yaragabizwa ububabare n'ubushake bwe, yafashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko abareza abigishwa be avuga
nimwakire maze muryo mwese iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yaramaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro none arashimira nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munywe mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. None rero Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutumuga tutanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengera tugaguhereza amaturo. Kandi turakwinginga tworoheje ngo twebwe abasangiye umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yongeye ku isi hose, maze uyegure ijya mbere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Francisco, n'umwepiskopi wacu Antoni Karidinali Kambanda, n'abatorewe umurimo wa Lutari bose. Wibuke kandi abavandimwe bacu bapfuye kubwize bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye bafite impuhwe, maze ubakire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze natwe twese tugire impuhwe, by'umwihariko abana bakoze graduation uyu munsi, usendereze imigisha yawe ku babyeyi babo, usendereze imigisha yawe ku barezi babo, kugira ngo ugushaka kwawe uganze muri bo, kandi bakure bazi ubwenge, bafite ubuhanga, bafite ubushishozi n'ubusabanira Imana mu bantu, maze twese tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, n'intumwa zawe ntagatifu, Vincent Paroti mutagatifu umurinzi w'ishuri ryacu, na Bonaventure batizihiza uyu munsi, n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana. Nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, umwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza akanabitegeka kandi akanabitwigisha, twese ntidutinyuke tuvugira hamwe tuti dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yoge hose, icyo ushaka gikorwe munsi n'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritubere none, utubabarire ibicumuro byacu kuko natwe twababayeho, ntudutererane ikosa, ahubwo udukize icyago. Amen. Nyagasani, turakwinginze udukize ibyago byose, ibintu bisakazemo amahoro, amahoro mu ngo zacu, amahoro mu mitima yacu, amahoro mu bihugu byose birimo intambara, maze impuhwe zawe ziturengere, zikize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe dutegereje amizero mahire no kuza k'Umukiza wacu Yesu Kristo. Ubwami n'ububasha n'ikuzo ari byo Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yesu Kristo, wabwiye intumwa zawe uti basigiye amahoro, ubahaye amahoro yanjye, ntibite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe ihe amahoro, kandi uyibumbire mu bumwe, wobaho ugateka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristo nitwifurizanye amahoro.
Hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani, dore intama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu. Nyagasani sinzirwa uje umutima wanjye, ariko ijambo gusa birengera kera. Umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo tugiye guhabwa ibitinde bituragire bizatugeze mu bugingo bw'iteka. Nyagasani Mana yacu, twamaze gusangira ifunguro ritagatifu, turakwinginze igihe cyose turihawe rijye ritwongerera umukiro n'imbaraga byo kugukorera kubwa Kristo umwami wacu. Nimwongere mufashe dushimire Padiri maze kudutumiza muri Karitsiye. Turabashimiye cyane kubera ifunguro rya mumaze kuduha. Nyagasani Yesu n'abane na hamwe. Ushobora byose n'abaha umugisha, Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro n'ibyishimo bya Kristo. One.
Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Kaze kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo.